SMS love, SMS love. I got a story for any friend. Yohana inshuti ya Rich Gang. Yohana ukunda hanabigana usana mucamaza murenze. Yohana yibera muri ghetto, nawe akibera muri shato. Byari bigoye urabyumva nawe, kuba Yohana yakunda Ana. Igitekerezo yahawe na Rich Gang yari SMS love. Buri saa sita z'ijoro Ana yabonaga iyo SMS love. Ana yasoma SMS love, ayisubiza akaryama. Iminsi irahita umwaka urashira nabona iyo SMS love. Yohana ni umutima w'umurya, uko iminsi ishira arushaho kubaremba. Umunsi umwe n'ikigenga arahamagarwa, inshuti yawe Yohana iri muri koma. Saa sita z'ijoro zigeze anabura SMS love, anabura ibitotsi ntiyaryama kubera iyo SMS love. Rich Gang mu cyakare uwana ku muryango, mbwirira Yohana ko nemeye niko kumubwira ibyabaye. Nakunze ubuzima nifuje, none nkaba mpfuye ngusize wigunze. Sinzi aho ngiye nta n'icyo ngusigiye. SMS love, SMS love, SMS love, SMS love, SMS love. Hello, Mr. SMS love. Wangira icyo nkwisabira, twakundana mu gihe usigaranye. Yeah, yeah, yeah. Whoa. Niyo byaba umunsi umwe waba usigaranye, byabaho nkaho twakundanye imyaka ijana. Ana nkunda ndishimye nubwo ubabaye, amagambo Yohana avugira mu mutima. Sinavuga ko nipfa ndaba mpfuye mbabaye, misiyo yanjye irarangiye. SMS love. Saa sita z'ijoro zigeze anabura SMS love, anabura ibitotsi ntiyaryama kubera iyo SMS love. Rich Gang mu cyakare nguwana ku muryango, mbwirira Yohana ko nemeye niko kumubwira ibyabaye.